Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje kandi ndakwakiriye muri uyu mwanya wacu Youth Time Revival. Urubyiruko ni igihe cy'ububyutse, amasoko y'ububyutse mu rubyiruko. Urugendo rwacu turimo tugenda ari nta yindi ntumbero, ari nta kindi cyerekezo uretse gutekereza ku mwuka wera no kwibwira ku mwuka wera ku manywa na nijoro. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira uyu munsi riravuga ngo witondere ibyo wibwira ku muntu ubana n'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Imana yifuje kutubwira ngo witonde, kandi witonde cyane, witondere umuntu Imana yahaye umwuka wera. Haleluya. Ni ngombwa ko dukomeza kuvuga kuri uyu mwuka wera, kuko twasanze umwuka wera adahari ntabwo ububyutse bushoboka, kandi umwuka wera niwe mbaraga z'ububyutse. Reka rero tumuvuge, kandi Imana ikomeze kunezeza rwose imitima yacu, iduhereza ibyo kumva ku mwuka wera. Hanyuma rero ijambo ry'Imana byakozwe n'intumwa n'ubundi igice cyayo cya 28 n'umurongo wa 6 hari ahantu havuze ngo ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati uyu ni Imana. Haleluya. Reka nkubwire mwene data, biratangaje kandi biraryoshye kandi biranejeje ibintu by'umwuka wera. Ibi bintu turi kwiga, nta muntu w'Imana n'umwe uhamagawe n'Imana udashishikajwe no kubyumva, kuko ni ibintu turi guhabwa n'Imana. Umwuka wera araryoshye, umwuka wera ateye ukuntu gutangaje kandi gutandukanye n'uko abantu bamwibwira. Turabonye inkuru hano ya Paul ubwo yari ari mu rugendo ajyanwe i Roma. Hanyuma yari imfungwa ajyanwe i Roma kuhaburanira. Hanyuma mu rugendo bari mu mazi bari kugenda mu bwato, bigaragara ko Imana yamuhishuriye. Mwibuke Paul yahawe umwuka wera, Imana yaramumuhaye igihe yamufataga, hanyuma iramumuha. Hanyuma turi kureba umwuka wera mu buzima bwacu. Akora ate? Abana natwe ate? Avugana natwe ate? Agaragara ate? kandi aduhinduraho iki? Mwuka wera yari yaruzuwe muri Paul. Hanyuma Paul ari mu rugendo abwira abantu ati nyamara umwami Imana yamishuriye ko uru rugendo rwacu turaza guhura n'impanuka ikomeye. Dore ambasaderi b'ububyutse, dore abantu bari ku rwego rwo gukora influence. Ni abantu babona ibintu abandi batabona, bumva ibintu abandi batumva. Aho siho turi cyane. Turi kuganira ukuntu dukwiriye kwitondera kuvuga ku muntu ubana n'umwuka wera. Hanyuma rero Paul arababwira ntibamwumva. Nawe ntutegereze ko abantu bose bazakumva, ariko kumenya umwuka wera, kumenya Imana bizatuma umenya ko nubwo abantu batari kukumva ariko Imana yiri kukumva. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero Paul arababwira ati hagiye kuba impanuka, aturetse ko Imana irengeye buri muntu wese uri muri iyi nguge. Nta kintu buri twese tuzaba, ariko tuzapfusha ibintu byinshi kandi bizangirika, ndetse n'ubwato buzahura n'ikibazo. Hanyuma baragenda barambutse rero, bahuye n'ibyo bibazo nk'uko Paul yabibabwiye. Ariko bageze iyo bajya, mwene data, biratangaje cyane. Imana ishimwe. Inzoka ngo yishira ngivumbuka mu muriro, mu nkwi, irangije iruma Paul. Ngo abantu bose bari kumwe nawe baravuga ati sha umva, dore ko wigenje noneho, dore noneho ibyo wigize. Twari twarabuze ikintu kizagushobora, ariko iyo nzoka abantu bose yariye barapfuye. Reka nkubwire mwene data, twitonde cyane kandi tumenye ko ari ibintu byo kwitondera. Gukora komanteri ku muntu wuzuye umwuka wera, gukora komanteri ku muntu ubana kandi ugendana kandi ukorana n'umwuka wera, ni ukuri tubyitondere. Ni ukuri ntabwo ari ibintu byo guhubukira, kuko amaherezo n'ubundi birangira rwose umwuka wera atemeye ko aseba nk'uko isi yabitekerezaga. Ntabwo uzaseba n'Imana iri kuvugana nawe. Yesu ashimwe cyane. Niba uzura umwuka wera, reka nkubwire impamvu mu bubyutse abantu batagira umutima wo gusubira inyuma. Nuko mu bubyutse ubundi mu bubyutse nta mpamvu n'imwe iba ikirengera abantu batari muri pozisiyo y'umwuka wera. Kuko iyo umwuka wera yaje mu buzima bw'umuntu, ntabwo uba wumva iby'isi ivuga, uba wumva iby'Imana ivuga. Imana ishimwe cyane.
kandi ubu buzima bwo kubaho utumva iby'isi ivuga, ukumva iby'Imana ivuga, bikugumisha mu murongo. Haleluya! Bikugumisha ahantu ho gukora ibintu Imana iguhamagariye gukora. Ni ngombwa ko abambasaderi b'ububyutse tumenya ngo nta kintu na kimwe amagambo ajya atwara abantu b'Imana bageze ku rwego rwo kuba muri revival. Hari igihe umunsi Satani agukangisha amagambo akakubwira ibintu byinshi bitandukanye, ariko Paul baravuze arapfa ibyo yigize igihe yahereye, noneho ururwo nirumusiga turamenya ko twavangiwe, hanyuma akunkumura inzoka ajugunya mu muriro. kandi ikintu gitangaje, yabayeho arongera abaho, hejuru y'amagambo bavuze abaho, hejuru y'andi bavuze abaho. Ndagira ngo nkubwire ngo natwe tuzabaho. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana iri kuvugana natwe ngo iki kandi? Umuntu wamenye wese ko yabashije kuhabwa umwuka wera, ndakwinginze ngo tumwubahe, ndakwinginze ngo tubashe kubaza Imana mbere yo kumuvugaho, ndakwinginze kugira ngo uyu muntu tumenye ngo ni imari ishyushye kandi ikomeye cyane y'Imana. Nitwuzura umwuka wera rero, hari ibintu bizaba bigoranye cyane, hari ibintu bazavuga ariko bagasanga turi hejuru yabyo. Imana ishimwe cyane. Kandi nanone ni ngombwa ko tumenya ko dukwiriye kwirinda kuvuga cyane ku muntu wasizwe kandi wahawe umwuka wera. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Hanyuma rero uyu mwuka wera nimba dushobora kumugira bikadushyira ahantu twubahwa n'abantu, niba tuvuga uko bashaka, badutekereza uko bashaka, ndagira ngo ubwire ngo umwuka wera ni ngombwa kandi ni uw'agaciro mu buzima bwacu. Aradufata akadukura hasi iteka, akatuzamura akadushyira mu cyubahiro cy'Imana. Imana ishimwe cyane. Aradufasha akatwambura ahantu tutari turi dufite ijambo, ariko iyo yinjiye muri twebwe duhabwa ijambo mu izina rya Yesu. Ibi ni ibintu umwuka wera turi kumuvuga hazakora mu buzima bwanjye n'ubwawe, igihe tuzamuhabwa, igihe tuzamwuzura. Mwene data, muvandimwe, imbaraga z'umwuka wera ndazikwifuriza, ubwiza bw'umwuka wera ndabugusabiye, kandi igitinyiro cy'umwuka wera kizatuma abantu bahindura amagambo bagize igihe bavuga. Icyubahiro cy'umwuka wera kizakoza isoni amagambo abantu bagize igihe bagutongera. Icyo ngicyo nicyo dukeneye mu izina rya Yesu. Haleluya. Abambasaderi b'ububyutse ni ngombwa ko twumva ibyo, ni ngombwa ko tumenya ibyo, kandi ni ngombwa ko dutangira kubaho ubuzima bwo kugaragaza izo mbaraga turi kuvuga z'umwuka wera. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Habwa umugisha mu Youth Time Revival. Urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, amasoko y'ububyutse mu rubyiruko. Mwuka wera inshuti yacu, mwuka wera umujyanama. Dukomeje kugenda iki cyumweru kandi ukomeje kuduhana, ukomeje kutwigisha, ukomeje kutwereka inzira n'uburyo ki bwo kuyigendamo. Habwa umugisha, ugumane n'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.